akebo kajya iwa mugarura. Uyu mugani bawuciye babonye umuntu witurwa ineza yagiranye imico myiza ye, nibwo bavuga ngo akebo kajya iwa mugarura. Uyu mugani wakomotse kuri mugarura ku ngoma itazwi neza ikirari. Amateka avuga ko ngo mugarura uwo yakuranye imico myiza cyane, akubitiraho n'ubukire muri byose, imyaka n'amatungo. Abantu bakaza kumucaho inshuro, ibyo navuga ko ari ukujya kumukorera akazi, ariko cyane cyane byabaga ari ubuhinzi, kuko icyo gihe imirimo yakorwaga baca inshuro yabaga ari imirimo y'ubuhinzi. Ubwo babaga baje kumucaho iyo nshuro, akabereka ikibo cya mugerwa w'umuhinzi, umuhingi yahinguka akamuha inshuro y'umuhinzi muri icyo kibo, hanyuma akamushyiriraho n'indi y'ubuntu. Ikibo cya mugerwa ni ishimwe umuhinzi yabaga ari buhabwe, nk'uko umuntu ava ahantu akajya ahandi gukora akazi runaka ashaka ko ahabwa igihembo. Akenshi muri iyi minsi umukozi ahabwa umushahara mu mafaranga igihe akorera ukwezi, cyangwa se igihe runaka umukozi n'umukoresha bumvikanyeho. Ubwo rero mugarura icyo kibo cya mugerwa akagiha abaje kumucaho inshuro, abigenza atyo imyaka myinshi, nuje kumusaba inka nawe akayimuha, ndetse ngo byarimba akanamuheta n'indi ya kabiri. Mugarura yagiraga ubuntu cyane, ku buryo narenzagaho ku gihembo umukozi we yabaga agenewe, kubera umutima mwiza n'imico ye myiza byari byaramusabye. Ibikorwa bye bikomeza kwiberaho, kuko burya ngo nta muntu ushimwa na bose. Nibwo rubanda bamwe batangiye kumwegera bamwumvisha ko ibyo ari gukora ari ubusa, ashobora kuzimaraho ibintu nk'uko bisanzwe bigenda mu bantu. Bukeye inshuti za mugarura n'abana be baramukuba, bamubwira ko yangiza inka ze n'imyaka ye, bati dore urimaraho ibintu byangiza, nihacaho iminsi uzasigara umeze ute? Ese uzasanga rubanda rukunyega ntawe ukureba n'irihumye? Gusa mugarura nk'umuntu wari uzi ibyo akora kandi ntawe abigishijemo inama, akajya yumva amagambo yabo akabihora ntagire icyo abasubiza, ntihagire uwumva ururimi rwe. Bigenda bityo igihe kirekire, maze ubwo bibaho biratinda, rubanda bakomeza kumutota ariko agakomeza kuryumaho. Bishyize kera haza umuntu aramugerageza aramushuka, aramubwira ati mugarura ubuntu bwawe bwo gutanga utabaze rubanda turabwishimira, ariko nubwo tugushima bwose igihe ntacyo urama, none nje kugusaba inka 5 zo kubaga. Mugarura mwumva yitonze nta no kumubaza impamvu aramwemerera. Ubwo amuha izo nka 5, undi nawe aziha inzira arazijyana. Uwo muntu mu kujya kwaka mugarura inka yazatsa hari ikindi ashaka atari ukuzibaga, ariko mugarura we ntiyamenye icyo amwakiye inka, bisa naho icyo yumvaga ko ari uguha umuntu icyo ashaka. Uwo muntu azigejeje iwaho kuzibaga arazorora, inka zirakunda zirororoka ziba amashyi 5 akomotse ku nka 5. Rubanda babibonye batya kangononwa karazamuka, ntibihangana barega mugarura ibwami ko yangiza ibintu, dore ko ubwo muri ibyo bihe uwangizaga inka ze bavugaga ko ari kumara inka ibwami. Bisa no kuvuga ko umuntu ufata nabi umutungo we aba asubiza inyuma igihugu mu iterambere agasesagura umutungo we. Amakuru akigera ibwami ko mugarura yangiza inka ze byatumye umwami amugabiza rubanda baramunyaga, ariko inka n'ibintu bye nta muntu wabigabanye, byatwawe na rubanda bose rubyigabagabanyije. Umwe akagira icyo atwara undi akagira icyo atwara, ariko nta mutware runaka ubigabanye nk'uko byagendaga. Icyo gihe wasangaga imisozi, inka n'ubutunzi bw'umuntu runaka bihabwa undi muntu, ibyo bitaga kugabana, akaba ari ubigenzura mu buryo bwemewe ibwami. Gusa kuri inshuri bya mugarura byo byatwawe na rubanda rusanzwe. Nuko ibwami bamaze gutanga iteka ko ibya mugarura binyagwa na rubanda, bahise banategeka ko mugarura atazahabwa umuriro kuko yabaye umupfu mu bintu by'ibwami, ntamenye gucunga neza ibyo afite. Mugarura amaze kunyagwa ahinduka umukene cyane, abura aho aba n'umugore n'abana be. Ubuzima butangira kumubera bubi cyane, agumye kuzerera. Mugarura atangira kubura epfo na ruguru aho afite ikibagereramo abahinzi. Ubwo muri ibyo bihatunguka ku muntu wigeze kumuhingira akamuha inshuro 2, maze uwo mugabo akubise amaso mugarura agira impuhwe, ava mu nzu y'akambere yiha mugarura, ubwo asigara mu nzu yo mu gikari. Ubwo uwo mugabo akeba bakagaruriye nyirako. Mugarura amaze kubona inzu yo kubamo, rubanda bamenya ko yabonye icumbi ryo kubamo. Abo yagiriye neza bamenya amakuru ye batangira kujya bagenda nijoro bamushyira ibintu. Ubwo kugenda nijoro batinyaga ibwami, kuko umwami yari yaravuze ko hatazagira uhumuriro mugarura kuko yabaye umupfu mu nka ze. Uko kugenda nijoro kwari ukwemera kurenga ku itegeko ry'ibwami, ariko nyine umuntu ni umuntu. Aba baturage nabo ubugwaneza bwa mugarura bwarabakomangaga ijoro n'umunsi, bakiyumvamo ko hari icyo bakwitura uwabamenye mbere. Muri abo bantu ho mugarura yahaye inshuro 2, we yazaga nijoro akamusubiza za nshuro 2, ndetse akabigira itete akaba yanarenzaho. Mbese rubanda yagiriye neza bose baramuyoboka bamuzanira amafunguro, bamwe bakazana mu twibo, abandi mu bitebo bitewe n'uko bifite. Bigeze aha benshi yagiriye neza bajya kumuhakirwa ibwami ngo bamuhe umuriro. Ibwami barabemerera baramuhakirwa bamuha inka y'umuriro. Mugarura amaze kubona umuriro rubanda barishima, none ibyo kugenda bamenya ijoro barabireka bakajya bagenda ku mugaragaro bamuzanira ibintu byo kumushimira bamwitura ineza yabagiriye. Ubwo mu kindi gihe hashize indi minsi, bukeye wa mugabo waje kumushuka ngo amuhe inka 5 zo kubaga, kandi mu by'ukuri yarashakaga kuzorora. Nawe yabaye aho bigeze aho yumva ko mugarura yabonye umuriro arishima cyane. Ubwo arazinduka ajyaho mugarura yari acumbitse,
aramubwira ati, ngize amahirwe kuko wabonye umuriro. Za nka wampaga zo kubaga uko ari 5 narazoroye, zabaye amashyo 5, none ngaya amashyo 3 nanjye nsigaranye amashyo 2. Ubwo Mugarura ubuzima butangira guhinduka. Mugarura mushimana na rubanda. Abantu ntibahagarara, barakomeza barahurura bakajya baza kumureba, bamuzanira amaturo y'inka n'imyaka. Abadafite imyaka myinshi bakamuzanira mu twibo. Mugarura arongera yubaka imitiba n'ibigega bivuye mu bantu. Nuko Mugarura asubira kuba umukungu, ndetse narusha uko yarameze mbere, aratunga aratunganirwa. Ubwo rero rubanda bamuzaniraga ibintu bibi kuko yabagiriraga, nibyo byiswe kakebo kagiwa Mugarura.